Mwiriwe neza abakurikiye Woman of Valor TV show Rwanda byose ntacyo ushatse wabifatanya. Dufite rero umutumirwa wacu, reka tuanze natwibwire. Anti ibwira abadukurikiye. Ndabasuhuje muraho kubatumva urwo rurimi. I greet you in the name of Jesus Christ. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabakunda ni yego ni Woman of Valor show. Ni Batamurisa Josephine muri kumwe Imana igumugisha nawe anti. Anti rero dufite ububazo cyane cyane ku bijyanye n'abahungu n'abakobwa. Anti niki gituma abakobwa badipendingira ku bahungu? No kubera iki abakobwa bo batavuga bati kuki abahungu batadipendingiraho? Tukumva yuko twabasaba, tukumva yuko twahabwa mbese kuva ku bahungu, twebwe abahungu tutabaha. Ikintu kibitera cyambere kandi nanjye icyo kibazo njya nyibaza, ariko njye nshobora kugibonera igisubizo. No kubera ko nagara abakobwa bose frere, gusa majority ikintu cyambere mbere na mbere Imana irema umuntu yaremye Adamu, irangije irema na Eva, imuremera umufasha, ijya mu rubavu rwa Adamu ikuramo umufasha. Then icyo kiza nkaho ari ifatizo ryo kuvuga ngo umugabo mbere, umugore munsi y'umugabo. Hanyuma hakabaho n'umuco wacu rero. Umuco wacu nuko umukobwa wa kera, ariko none tubungubu abantu barimo kuba civilized. Umuco wa kera umukobwa nuko ari we wasabwaga, agakurwa iwabo agasanga umuhungu. Yego. Ariko hakabaho noneho icyo ni cya gihe cya kera, kuko igihe cya kera wasangaga n'umukobwa adashobora kujya ku ishuri frere, mukavukana muri abana batanu, abakobwa batatu abahungu babiri, bakajyana umuhungu ku ishuri, umukobwa agasigara mu rugo. Ariko icyo gihe cyararangiye. Yego. Ubu cyararangiye. Umwana w'umukobwa aganya agaciro n'uw'umuhungu. Yego. Ari nayo mpamvu ushaka kubabwira ngo ni ukuri ntabwo iki gihe kitwemerera abakobwa kudipendinga ku bahungu. We rwose pe. Sibyo? Ukabona umukobwa ukamubaza ngo urumva uzashaka umugabo umeze ute? Yego, first of all ndashaka umugabo ufite amafaranga. Ndashaka umugabo ufite amafaranga. Ndashaka umugabo ukora business. Ndashaka umugabo ufite amazu. Ngaho. Ndashaka umugabo ufite ibyo. Umukobwa wowe mubaza wowe ufite iki? Frere wafite iki? None se nicyo se tujya umukobwa aba yumva yadipendingira ku muhungu pe. Anti niba ari uko Imana yabaremyemo icyo kintu. Oya, ntabwo nabikwemerera frere. Imana yego yaturemye turi ikindi nendaga kukubazaho, niyo ubonye umukobwa urusha mu mafaranga umuhungu, ukabona umuhungu arongoye wa mukobwa kandi umuhungu afite amafaranga makeya, bavuga ngo umuhungu ni warongowe. Ngo umukobwa yarongoye umuhungu. Yego pe. Ariko ibyo byose ni ya myumvire ya mico yacu ya kera. Urumva ko ari umuco ugaruka? Yego, ariko muri iki gihe umwana w'umuhungu azamukana kimwe n'umwana w'umukobwa. Kenshi na kenshi umwana w'umukobwa akanarusha amahirwe umwana w'umuhungu. Sibyo? Cyane ahubwo kuko abakobwa bafite amafaranga muri iyi minsi. Umugore n'umugabo babyaraga abakobwa bakumva bakoze rose frere, ariko ubu ngubu ndagira ngo mbwire ngo abana b'abakobwa bubwo girls muri ku isoko cyane. Umubyeyi arabyara abakobwa wow, akavuga ati wow, I'm blessed. Abakobwa buriya bigenda bite kugira ngo uzi ko ari bo bafite amafaranga muri iki gihe? Yego rega frere, ubu Imana iturema abakobwa yaduhaye umutima w'umuntu utapfa gusanga n'abahungu. Ariko ubwo ni nk'uhe anti? Umutima wo gutekerereza abandi. Wibuka ko twebwe twaremwe turi abafasha. We are helpers. Twebwe rero tujya muri detail tukareba na bwa bundi umuhungu adashobora kureba. Ukamenya ko mama wawe adafite agatenge, ukamenya ko papa wawe akeneye akantu runaka, ukamenya ko ase anti ikintu bajya bavuga ngo umukobwa arakira agakizi wabo. Nibyo koko biriya? Nibyo.
nibyo fure umukobwa aba ari aho afite akaduka akagenda akajya afata igihumbi agasevinga ariko this time ngewe ikintu nabwira abakobwa wikize iwanyu gusa kiza naho washatse kiza naho uvuye baravuga ngo burya ngo uyu mugore ngo nyine ngo ahita atwara iwabo ugasanga ngo ahubwo arimo arangiza umutungo w'umugabo. Iyo nayo ni spirit ya selfishness yo kuba self-centered. Nimba uhaye mama wawe igitenge na nyoko bukomuha igitenge. Yego. Nimba uhaye so ku ikote na so mu ikote. Yewe I love serving equally. Abantu b'Imana ukabanganya, ababyeyi ukabanganya. Nubwo bitoroshye. Ntabwo yabyoroshye ariko kubera iki anti kubera iki ikintu cyo kuvuga ngo reka nkuce mu ijambo nyihanganira. Kuki iyo umukobwa ashatse kwa nyirabukwe anyway nuko nakivuga yashatseyo kuki atumvikana na nyirabukwe. Rero fre ni imyumvire hari abagenda babyishyizemo hari igihe ikibazo kiba ari umukobwa hari n'igihe ikibazo kiba ari udafite n'Imana bikayibaza. Yego hari n'igihe ikibazo kiba ari umubyeyi ariko njyewe nk'ikintu nabwira abakobwa bankurikiranye nimba ugezeyo ugasanga nyoko buko ari complicated just imagine ari mama wawe uwo nyoko buko uri mutonga nuvuga ngo nakima amazi mufate noneho umugire nka mama wawe abikoze wamushugunya abikoze wamuheba abikoze wamwanga so mwihanganira nk'uko ushobora urumva uko ari akantu k'ubwenge rwose karimo uwo nyoko bukwe igihe ashobora kuba agoranye pe ariko mwihanganira nk'uko wihanganira mama wawe shinyiriza niyo mpamvu abagore ba kera bubakaga fre ngo barashinyirizaga ariko kubera iki yagendaga afite imyumvire yuko ahavuye asize nyina agiye kubona nyina wundi. Ako se anti koko urenda kuvuga ko aba bakobwa biki gihe nkuko bazi abakobwa babikora ni bangahe? Fre barahari ariko hari n'abandi hari ngewe wonze wakubise nyirabukwe afatingwa naramugereka ndakubita aramugereka zana nabivuga ati ngewe nari ngiye kugakubita karande ariko kuri wenda agira ngo yaragiye kumukosora ariko uwo muntu nawe abagiweho n'umuvumo. Yego pe ukubita nyoko wawe koko wikubita uba wikubise mu yandi magambo n'umuvumo kujyaho rwose umuvumo ukugiyeho automatically uriya mukecuru mwihorere nimba yakuzonze imyaka y'imyemerera muhanduringa nk'umubyeyi aho gushyiraho measures uburyo ugiye kubana nawe ariko mwe gushwekura nawe kwishyiriraho umuvumo ukubise nyoko bukwe nawe nubyara abahungu abana babo bazagukubita you never know cyane yego naho rero Fred ku kibazo cy'abakobwa badependinga ku bahungu ndagira ngo mbabwire ni bad manners ni dependinga ku bahungu ahubwo nabo nibadushye. Yego mbere niba ushaka umugabo wize tangira witoze none ukunde kwiga. You try your best wige. Nawe uvuga uti no I have this degree of mine. Iranyemerera neza kutavugana n'umuhungu utize. Ariko byo niki ariko ubwo so kuzamura ijosi we. Nagari kuzamura ijosi. Tugira ibyo bita choice and preferences. Umuntu wese Imana yamuremanya amahitamo ye. Burya Imana twese none se umuntu utize ntabwo yashaka utize nicyo ushaka kuvuga. Yamushaka Fred. Umva namushaka undi yamushaka runaka yamushaka. Ariko nyine biterwa n'icyo umuntu akunda. Sibyo? Hari ariko ngewe icyo nindaho umukobwa uvuga ngo sinshaka ikigabo kitize kandi n'icyo gikorwa ntabwo kiza. Urimo kubyuka Fred. Urashaka gusetinga standard ariko nawe ubwawe nuranga kubera iki ya spirit yo kuba dependent yo kumva ko ashaka umugabo uzajya kumuhahira wakaza musangaho akakubwira ngo njyewe sinshaka gushaka umugabo utubatse banza nawe wishyiremo iyo spirit yuko nawe numva ufite ugomba kubaka kuko njye hari umudamu wabwiye ati jye sinakubakira umugabizo ariko Fred iyo nzi si y'umugabo ni yawe n'abana bawe n'umugabo wawe. Yego pe nawe ni yawe ni ishema anti we ntabwo yabyoroshye kubona umugore nk'uwo nguwo pe. Abakobwa bagabanye gukunda ibyo badashoboye gukorera n'abahungu actually twe gutinda ku bakobwa gusa n'abahungu Fred mwebwe Fred namwe mugabanye gukunda ibintu kuko n'abahungu niyo spirit nabo basigaye bayifite yo gukunda ibintu umugore udakora sinasha uwo ukora egora
no ariko se ante umubonye byakwanga ariko mwaje ushobora no kumubona mukundana ushobora no kugenda ufite ako kazi kageraho kagashira ushobora no kumubona cyane wamubonye n'ikindi kintu kiruta akazi ariko njyewe ikintu ushaka kukubwira ni ukugira ngo tugabanye spirit ya dependence sibyo kuko uko gushaka kudependinga ku bahungu nicyo gituma abakobwa twishyiramo ikintu cy'ubunebwe tugashaka kuba abanebwe mu ishuri ntiwiga cyane ngo hari umuntu wo kwigira mu kazi ntupafominge neza ngo hari umugabo urimo gukora sibyo ntugire badeni y'ubuzima bwawe n'urugo rwawe ka ikindi anti hari ikintu abantu bajya bavuga nyine abantu bagateramo n'inkintuza bakavuga ngo umukobwa nyine yaje mu rugo ngo ibintu byose biba byabaye ibye amashuka ntibayaguze ngo ariko amashuka yanjye ntimwayameshe turanayazana fure amashuka turanayazana ariko ibyo ni ukuri amashuka y'abara yacu n'amategeko intebe ntazo yaguze yangize ati intebe zanjye ko zanduye ukaza ukavuga utari kose inzu yanjye bayanduje twebwe imana yatwiremeye ibintu byose tubikonkwaringa yego rwose ariko si ubwo nibyo ariko nanone hakazamo ka spiriti ka selfishness kuko ubundi nimba mubanye muri umugore n'umugabo ntabwo ibintu byose ari ibyawe actually ntabwo ari abagore gusa frere n'abagabo iyo spiriti barayigira inzu yanjye imodoka yanjye ntabwo ibyo bintu ni ibyanyu n'iby'umuryango ni ibyanyu mwese anti rero nyine nongeye nkubajije kuki ngo umuntu arongora twebwe abahungu tuba dufite n'ubwo bwoba tuti ese umuntu arongoye umukobwa akaza akaba mubi reka rwose ubwo biba birangiye ntawe w'iwabo w'umuhunguza nibyo nanone Fred haza ab'iwabo w'umukobwa gusa yego ariko hari n'igihe hari imyumvire nk'uko twabivuze kuri ba mabukwe hari n'ikuntu abantu babyishyizemo ariko wenda uriya mukobwa atari mubi banza umugerageze banza uzane abo bantu babasure abirukane abamistreating ubibone ariko ntubyishyiremo mbere ngo abakobwa b'iki gihe ntabwo bakunda abavandimwe baho bashatse banza umugerageze umubone kuko hari n'abantu beza nzi Fred cyane hari abana beza rwose nanjye hari noneho n'imiryango nzi umuhungu wabashaka cyangwa umukobwa wabashaka abo bantu bagisitopu ubwabo kubera iki bafite ya myumvire ivuga ngo abagore baje ni babi ariko hari abagore nabo beza cyangwa se Fred nimba uwo mugore abaye mubi wowe mugabo we playinga part yawe nk'umugabo kugira ngo umuhindure yego mukundishe gira uruhare kuko njyewe nizera neza Fred ko uwo muntu atabyuka ngo hari abakobwa baba badashobotse Fred uziko hari n'abagabo badashobotse babagondoza cyane mama cyane bajya kusayidi yabo noneho ugasanga umuntu yahinduye ingeso kandi atari ko yaraneze gusa nanone ntabwo babyitwaza ngo bace umuryango badividing umuryango bashatsemo uwo muryango urimo kuwubyarira urimo kuwungura kuwagura cyane so abo bana mwahuje n'amaraso bakeneye kubona ba se wabo bakeneye kubona ba nyirasenge so wowe kora ibyawe ubareke nabo hanyuma rero anti wenda tunajya ku musozo niki wabwira abakobwa kwifata neza nukuri bakereka umuco mwiza abahungu rega ngo niyo mpamvu batinya no kurongora niki bakwereka bakwiriye kwifata bate kuko mutazabyitwaza ngo mugwe ku maziko niba n'abahungu dusigaye tugwa kuri gaze nimba baba ariko barahari ntabwo abakobwa bose ari babi yego abakobwa bose hari abakobwa babi hari n'abeza yego hari n'abakobwa babi koko barahari ariko njyewe ikintu nshaka kukubwira Fred nshaka kwibwirira abakobwa nk'uko mbashije yego bo nibagerageze babanze bagire ubumuntu yego bikunde d'abord umukobwa banza wikunde niwikunda uzakunda umugabo wawe nukunda umugabo wawe uzakunda mushiki we uzakunda murumuna we cyangwa mukuru we uzakunda nyina na se hanyuma ikindi cya kabiri umukobwa wiba dependent
ni nayo mpamvu hari umugani abongereza bavuga ngo an idle mind is the workshop of the devil. Ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona abantu bafite amakimbirane bararwana. Uzi impamvu Fred bamwe ntabwo baba bafite ibyo gukora n'abandi. Gerageza wigire bize umva njyewe Fred reka ngusharinga akantu kamwe. Nakoze ubukwe mfite akazi keza kamemba neza. Nkora accident mpagarika akazi kanjye maze kugahagarika ndicara maze kwicara 6 months ubushomeri bungeze hano kandi batanyemerera kongera ku applyinga kuko bari bambwiye kwicara imyaka 2 almost. Ariko Fred ngewe nateraga ibiraka umugabo akambira turashwaza umva ngajya no muri expo ngagurisha amatike ariko ngitarahanira 10 ganje kubera iki na iryo 10 naritahanye nijyanye mfite uburenganzira bwo kugurira umwana wanje yogurt uburenganzira bwo ariko ntugiye gusaba ibiki ariko n'umugabo uramugondoza uramusaba n'inyanya n'ibitunguru kandi hari icyo wakora sibyo bagabanye kuba dependency bagabanye kwikunda none ikindi Fred ngo mudihuva mwitako uwo mugani urabuzi ndahuzi ariko ntabwo nzi icyo bivuze wowe ugiye no gushaka ahantu bamaze kukurambirwa diri mu rugo rw'umusore diri mu gitondo wagiye sasta wagiye mutangira no kugira na grudges ataranagushaka niko munakura za ariko muri iki gihe niko bimeze byo ariko ntabwo ari byiza Fred nubwo abantu babyitiranya bakavuga ngo ni civilization ariko njyewe nzi abantu b'abasirimu bari civilized basobanutse rwose ariko basigara biyubashye ndetse bubaha n'Imana. Hanyuma rero niki wabwira abahungu twebwe dukwiriye kwitwara dute ngaho tubwire? Reka nubwire abahungu ikintu ushaka kubabwira dusoza. Yego dusoza Fred abahungu mugabanye umururumba mufite umururumba abagande babyita umururu mufite umururu murashaka ibintu byose hari abahungu bitonda bakavuga kandi harimo abazi Imana n'abatarakizwa umuhungu akitonda akavuga ngo njyewe nararyamana n'umukobwa sinamushaka cyane pe njyewe umukobwa udafite amafaranga sinamushaka niyo mpamvu udashaka gukora kandi ufite amaboko kugira ngo ukure ibyinyo umukobwa bahungu mugabanye gukura ibyinyo abakobwa mubarira udufaranga mubarira ibintu byabo mubabuza amahoro kandi niba n'abatware n'abacyakinga ingeso mbi ndagira ngo mbabwire ngo uwo mukobwa mufata nka mushiki wawe no umwubahe njyewe reka mbwire friends couple bari muri relationship ariko umuhungu ari preventing umukobwa kuko umukobwa yari weak umuhungu akiyima umukobwa kubera ko umuhungu yari akishijwe ariko afite n'umuco afite n'ubumuntu so ikindi cya gatatu abahungu mwubahe abakobwa mugiye urakoze cyane anti urakoze rero Imana igumugisha cyane nukuri uratubwiye abantu bakore subscribe bakomeze barasharing n'iki kigali urakoze cyane anti bye bye rero nakagaruka.